abapangayi baniri byondo muradusazayi yo naje man fresh na ari birekanze bakuru ya mu telefone yawe icyo shaka na amafaranga yanjye nakindi mva mubwire ariko sibyo mbabarira ndashaka amafaranga ariko koko kuragira ngo muri kino gitondo cyukuneza abantu abapangayi ibyo birandira none subura ndashaka amafaranga none mva mubwire baby oya ndashaka amafaranga mbabarira nta bindi bintu nshaka kongera kumva ari waretse ko kumva mubwire reka ngende mfata uno muntu agiye kumpa ibiceri sigira iyo telefone ibyo biceri ngende ubizane umva ndashaka amafaranga reka nze wenda oya guma mwitabe yo Karis Papa reka mubazubundi asubu kijya mikiki akusirika mubazu papa ubundi mwiki gitondo izi sanya wabonde wabonye komanzira aho twakumva papa iki gihe ukiryamye saba abana bazamarira iki gihe ukiryamye papa wagiye uduha amahoro koko gutaha ijoro ubundi ukabyuka saa sita ubu se niwakumanga amahoro koko abana barananiye ni ibisazi abana barananiye wiwarananiye neza neza murabyuka mupfikize barananiye ubu niyakumanga amahoro koko ariko mu byukuri ntumfata ukavugira muri wajya kubanza kaje yatuma mvuga se ko wagira ngo hari sinzi ibintu haze sinzi ikintu yikanze amaze kumbyimba narumva urumva ari umusozi imani mwacecetse musko butaracya mvuyo nawe mariko Kalisi binavuga nibyo ubu se mwitonze tugasinzira ntabwo mwabona amahoro warere ibintu bavuga yavuga nibyo hereza none se muziritsemo dusa umva mubwire umva reba yakaye bapangayi uze nkwereke gira vuba wa murimo bakunanira saa kunanira Kalisa swako bwenda ndaje mbikora ariko mujya mumenye ko ari mu gitondo ariko gerageza wumvikane na so nyine yamutuka muguruka buri munsi byabinginze muduha amahoro mama okay bawo yakubwiye kandi mujya mugerageza mwumvikane sawa wajango basi umusafi gitondo icyo nshaka ni amafaranga yanjye nanjye ndashaka ubundi wowe muri ndebera nk'aba ubundi mwe mweheruka kwishyura ibyo byara Yesu sawa birakureba icyo nshaka ni wacha genda reka mbabwira garuka nawe n'amafaranga cyangwa turi kwivugisha se ni amafaranga yawe kuyabona ndashaka amafaranga reka mfatishe uriya muntu uzajije sibyo igitondo mbabarira rwose please ibibazo ndi kunyuramo ntabwo beza akona nza kwirebera nta kintu ibwiza ntabwo ubyumva ariko wamutinde ngo ni nyiri byondo ni guto yuko nsakuriza reka nkubwire rero urumva ushatse kumbwira ko sana waje kwahindura akabari ku buryo utanagomba kumenya ko umenya yo nywera inzoga ariko ntabwo umenya amafaranga ugomba kunyishyura reka nkubwire twararanye natanyishyura nanjye sinzakwishyura utanyikariza inzu zanjye mwaje kuziberamo ubuntu ugiye gusakuriza abantu ikibazo cyawe cyo gusakuriza abantu wanasinze ese nasangiye nawe namwereka mwakira wagenda ndashaka amafaranga yanjye tangiye no kunuka saho ngo twararanye natanyishyura nanjye sinzakwishyura tubyumvikana kontara twahanye ko abagabo bari bazajya baza kunyishyura cyane ugomba kunyishyura kandi ubundi inzu zanjye muzikoramo iki imbere y'umuryango niba uri indaya ko hano ntakeneye indaya wazajya gushaka kandi ukodesha reka mubwire
mbabarira rwose please ibibazo ndi kunyuramo ntabwo beza. Ese mbona kumbona ubusa nk'utarayanga kuva ryari se ndi umwana wawe baziyo nara nturi umwana wanjye ariko mu rugo rwanjye ntabwo witwara uko wishakiye. ushinzwe kwishyuza inzu ndagushinze kuba uri marine uri iki urara ukora ibiki nijoro ku buryo urara ku gasozi ugataha mu gitondo. wese ushinzwe kumenya akazi nkora reka ntabwo reka sora abagenzi bawe ndashaka kuvugana namwe none ahangaha njye nkora ijoro mani ndashaka kuvugana namwe ariko abandi babona abapangaye bazima ariko njye sinzi niba ari abapangaye bananiranye bose bazi iwanjye. Bimeze gute se? Umva se mwana petit frere yaje mwana agira fast mwana usohoke fast. Bimeze gute se? Ko numva se mufite urusaku mwana. Sibora imumani. Umva se inzu yanjye muyikorera mibi. Agira fast. Urareba ukuntu uri kwinyozora aga. Urareba koko. Hase kuhira ku muntu. Petit frere bimeze gute? Asugo wowe petit frere bimeze gute se? Njye ndanga n'iki naranye nawe kubuntu se oya ubigiye urumva wowe ubwo uzajya tanga nanjye nkararanze nishyaka ntabwo bindeba bibaze mukuru wawe ako sinzu zanjye mwazindiye amaroje aya genda muramutarananye nanjye mwazindiye amaroje mwebwe aya genda umva yitukomeza kabisa hanyuma sobe akavuga kose kabasi wowe ngicyo tihorere ngenda bikwiye oya wora butarananyishyura ukaza ku urabona ibintu munzanira mu rugo izindi uruho runereza mu rugo buri gihe abantu bose barakwijuje sakoshi yanjye narajyanye gusigire ako se wowe urabona induru ntereza mu rugo ibi byose si wowe uzagaraye kuri gate ubuze n'abinjira kwiye ukomeje turavugana ntabwo inzu zanjye ari uko mugomba kuzibamo genda aza kuhapira bimumbera ibi ntabwo mbishaka turicara tujya inama ibi ntabwo mbishaka inama se zihe n'iyinduru ntereza mu rugo abantu bose barakwinuba turagira inama wewe utuje njyewe ntabwo mbyumva ntabwo nabahaye inzu ngo mujye muzikoramo ibyo mushaka ndaza kuhapira buri mwese ariko nkawe ndashaka kubaza ikimoteri kindi waba wakizanye hano abapanga bose bakwinura mu gimwana kandi nanjye ndabyibone reba ibintu byose ibi ni ibintu nawe ubundi si umwana bamubwira badafite ibyo niba nta mafaranga ufite yo kwishyura ibishingwe abanyir'isuku wajya ubyikora ukabyijyana inyuma cyangwa ukabirya ninde wakuregeze ko hano ngira umuntu ibi ni ibikoresho byanyu mbanza nkubwire n'ibyo ndo wako mbanze narakuyame mbere nanjye mbanira ibirayi biraminzakuriza ahangaha nzabone nkwishyura igihe utari wakemura icyo kibazo ibi byihorere ibi biri imbere y'umuryango wanjye ntabwo bikureba wambwishyuye se ukabona kuvuga ikibazo cyawe banza ukemura icyo kibazo ubundi nkwishyure wana mvira n'imbere y'umuryango we naza kuguhapiriya n'imyanda yawe uzana hano soni uretse naje nshake ndaguhapiriya wowe uko kugiye udakarabye urimo urajya aho iri rikobwa ariko iri rikobwa biza hano muri gate kwa bosi biba byaciye he sinzi ariko banza baba baje ntasinziriye ugiye kuba maso bose azahita none Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana ye cy'abantu badakizwa bakire Yesu abapangayi banira ibyo ndamura dusazaye umupangayi uri nyiri ibyo ndo yagusazaye abapangayi banira ibyo ndamura dusazaye umupangayi uri nyiri ibyo ndo yagusazaye